yazibonye ariko ushana n'ibindi bitego byashobokaga ko yashoboka no gutsinda bitatu cyangwa se bine. Icyari kiza cya mbere nuko yashoboye gutera mu izamu abanza kwikuraho icyo gitutu gikomeye cyo gora agereranywa iteka ryose na Lionel Messi ntibizigera bivaho kugeza bashoje kariyeri. Amateka bazabasize niyo azagena uzafatwa nka nimero ya mbere nubwo Messi ari imbere. So Ronaldo mu by'ukuri igikombe cy'isi gifite byinshi gisobanuye kuri we, harimo ibice bitatu biruta ibindi. Cya mbere nuko nta gikombe cy'isi yari yatwara kandi arabizi ko icyari cyo cyane agiye gukina. No kuvuga ngo no gutanga ibyo asigaranye byose mu mbaraga z'umubiri, mu mbaraga z'ibitekerezo, mu bushobozi bwose Imana yamuhaye. Yatanga icyari cyo cyose ariko akagira kino gikombe ko cyari ingenzi cyane. Kubera yuko nta na rimwe bizigera bikundira Cristiano Ronaldo kwicara ku meza ya GOAT cyangwa se greatest of all the time, kwitwa umukinnyi wahize abandi bose mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Nyamara Cristiano Ronaldo abizi ko azaba adafite igikombe gisumba ibindi aricyo gikombe cy'isi. Ushobora kuvuga ngo kuki aricyo giherwaho? Nuko mu kugena umukinnyi wahize abandi mu mateka y'isi, apana kuvuga muri era ye, apana kuvuga mu gihe cye. Ushobora kuba mwiza mu gihe cyawe, iyo myaka 30 wakinnye ugasanga warushiraho mwakinnye mu gihe kimwe, ariko kwitwa wahize abandi, criteria za mbere zizamo nicyo kuvuga ngo ilaganye tu, yatwaye byose bikenerwa ku isi. Icyo utarakigeraho ntabwo ari wowe wahize abandi, kuko ntushobora guhiga abandi mu gihe utacivinze byose. Itandukaniro ryawe n'abandi ribirihe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Ronaldo arabizi ko mu buryo bw'imibare ibindi byakamuvugiye bishingira ku bikombe byinshi yaba yaratwaye bindi habuze micyo kiruta ibindi, siwe wa mbere. Kuvuga ngo wenda sinatwaye kiruta ibindi ariko ninjye watwaye byinshi, ubwo tugiye kubishakira muri quantité. Icyo gihe ntabwo aza kwisanga ari we wa mbere, kuko nabwo Messi aramurusha ibikombe. Icyo gihe azaba gitekereza avuga ngo bazankundira kuri individual trophies, ibikombe byanjye ku giti cyanjye, ibyo nashoboye gutwara, donc ama awards. Ikisumba ibindi mu awards tureke ibingibi umuntu ashobora gutwara ngo sinzi wenda ngo yabaye top scorer Saudi Arabia yabaye hari igisumba ibindi ku isi cyitwa Ballon d'Or. Still arabizi ko Messi amurusha 3. Ibyo arabizi ko ni umuzigo umuremereye cyane, ariko hari ibindi nawe afite ashobora kugereka kuri icyo gikombe cy'isi bigahita bizamura izina rye. Iyo deba noneho akaba yayinjiramo. Igikombe cy'isi cyahisha agaciro ibitego Cristiano Ronaldo ashaka kuzuza 1000. Ashobora guterura ibintu bibiri binini akabishyira ku meza y'ibiganiro mbere yuko njya ku cyanyuma, ari nacyo gisa naho Messi ari nahatsindira abantu benshi. Nango ateruye igikombe cy'isi akakigerekaho ibitego 1000 mu gihe yazabigeze, ariko birashoboka rwanda 25 bifite uburemere kuko bitaye mu class muri cya kindi twahereho cya ilaganye tu, yatwaye byose. Noneho agahita agereka none umwihariko kuba yatsinze kurusha abandi bose. Ibyo bimuha ingufu nyinshi cyane, bidakuraho ko injijuke mu mupira zisigarana ikintu cyo kuvuga ngo ese umupira wakababarirwa mu bitego gusa, wakababarirwa mu bikombe gusa. Ariho Messi agerera excellence no muri iyi mikino abantu bose batangaye bijyanye no kwari kwitwara. Umupira nawo buri abantu bibeshya yuko ari ikintu gipimirwa mu bitego, no, ariko injijuke muri yo zibasha kumenya icyo bita ubushobozi bw'umuntu mu gukina. Hakuri abapima ubwenge bw'umuntu bagapima IQ. Messi icyo afite ni umupira uri pire. Umupira uri pire ni iki? Ni umupira uri mu bitekerezo mbere yo kumanuka ukajya kugaragara mu kibuga. In other words, umupira ufite uko upimwa mu mitekerereze mbere yuko haba execution yawo. Nango umupira ufite, reka mbaho urugero. U Rwanda rwagize Vision 2020.
ntitwabonyemo amazu, ntitwabonyemo imihanda, ntitwabonyemo amastade, ntitwabonyemo. Ibyo bintu byari mu mutwe w'umuntu mbere y'uko bibaho. Umupira uba mu bitekerezo mbere yo kugera mu bikorwa. Icyo nicyo twita gutekereza none ukabona gushyira mu bikorwa. Ibyo rero numwe ari Messi yisangije bavuga yuko ariyo greatest strength yarushije na ba Pele. Nukuvuga ngo uburyo atekereza, kandi iyo tuvuze gutekereza no gutekereza niyo mpamvu mujya mwumva uwitwa Peter Drury ajya avuga ngo he is ahead of times, asa n'uri imbere y'abandi nuvuga ngo okay, twese turi 3:18 nta muntu uzi ikintu kiri wese 3:19. Yego ubu tuzi niba wenda hari umuntu ugiye gukora kuri uru rugi, ntabyo tuzi. Iyo rero bavuga ngo he is ahead of times, nukuvuga ngo Messi iyo ari gukora amaruns, iyo yiruka, iyo stop yahagarara, we uko abatekereza asa n'usoma ikibuga cyose n'amahindi z'abakinnyi bose n'imihagararire, akabasha kubona ikintu gishobora kuza gutanga opportunity not only y'igitego gusa n'ubundi buryo bikomeye mbere yuko iyo action ibaho. Abenshi uzabyumva bikurira mu kajambo kitwa gusikana na akantu gato nibiri ba Pedri bakora ibyo Messi arabikora kumwe bakina basa nabireba ku ntugu, areba n'induri inyuma yanjye n'induri imbere yanjye. Bajya gusikana na agace gato cyane muri ibyo bintu. Hari abandi uzumva ngo nukugira ngo capacity yo kuridinga umukino na aspect gato muri icyo kintu ndi kuvuga, gusoma umukino. N'abavirigere bigeze ko hari abadefenseur basoma je akanticipa gakora ibikorwa mbere yo kubiba. To be ahead of times biri hejuru y'ibyo. Nukuvuga ngo iteka impamvu bavuga ko Messi he is ahead of times nuko routine ze iteka uko yiruka nuko stopa nuko shota bibyara ibitego iteka bisa bitarigera bihagarara nk'igitego cya mbere yatsinze ejo bundi kuri match baheruka ya Autriche. Buriya buryo Messi akora icyo bita kujya off run. Messi kutiruka mu gihe abantu bose bari kubona ko bari kwegera box, agahagarara akabanza akereka abantu ko I'm not there, nta nubwo mbishaka. All of a sudden agasoma icyo bita ko interpret espace, gusoma uko abantu bahagaze, none akabasha kubona umwanya muto wo guhagararamo mu gihe gikwiye, ahantu hakwiye, ishoti rimwe rihindura ibintu byose. That's Lionel Messi. Abandi bakinnyi ibintu byinshi babikora harimo difficulty, nukuvuga ngo babikora binabagoye kubikora, abanabikora harimo n'ingorane, abanabikora harimo n'amadiweri, harimo n'imvune. Ariko Messi atuma bigaragara ko byoroheye nawe, nyamara icyoroshye ntabwo ari ukubikora. Icyoroshye icyo afite kimworohera ni ukubitekereza, ari nacyo cyagoye abantu bose. In other words, ibyorohera Messi ni ugutekereza icyo abandi batatekereza, none agakora igikomeye abandi bose bagorwa no gukora ibintu byoroshye, kuko uzarebe finesse za mu bintu bya Messi. Icyo rero Cristiano arabizi neza ku bintu bitatu narimvuze ko kizamusanga iteka. Izo critique arabizi ko ubwo bwenge abantu babona ko Messi yabumurushije. Aravuga ati rero abandi bantu banyubatse nk'umuntu w'umuhard worker, bemera ko ndusha gutekereza, bemera ko ndusha IQ, Twitter IQ umupira, bemera ko ndusha nyine ari avance, ari ahead of times imbere yanjye kuri. Ariko se ko abantu bashima work rate yanjye, discipline, uburyo nduhuka, uburyo ndyama, imyaka sunitse 23 yanabivuze n'injoro ati niko mbaho muri critique imyaka 23. Ese ni kintu cyaza kigasa n'ikibahaye izindi mbaraga hejuru bya bitego igihumbi byinshi nabyuzuza nicyo gikombe cy'isi, byibara kizaba kigiye kuzamura ikintu kivuga ngo meno yatwaye nk'ibyo Messi yatwaye, niyo wenda bitangana mu mubare. Rero dusigaye tugereranya ubwenge no gukoresha imbaraga, dushaka kuzakora conclusion ivuga ngo probably habaye umukinnyi mwiza watwaye byose, atwara n'igikombe cy'isi n'amaballon d'or, afite ubwenge budasanzwe Lionel Messi. Ariko hazaza n'abandi ba scorers bazabayinga igitekerezo kivuga ngo meno habaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bose, atwara n'ibikombe byose harimo n'igikombe cy'isi, w'umukozi cyane Cristiano Ronaldo. Icyo gihe bizaba byoroshye ko hashobora kubona abayoboke ba Cristiano
kuko iraganye tu nicyo cyambere hazaboneka wenda n'abayoboke ba Messi iraganye tu wenda n'ubwenge bwinshi ariko Ronaldo arabizi ko azagira abakunzi bake ibi turi kuvuga nk'abari kumureba tekereza igihe internet ari izaba irimo kugarura gusa ibyabaye wowe nubikuruza ubwenge ukabishyira mu 2050 umwana atarababonye nta deba azajya ko hazabe ati no ubwira uwo muntu ngiye nta gikombe cy'isi yatwaye wowe urabivuga ko na Ronaldo scoringa uri kurivinga that era ariko ikizabitesha agaciro ni igihe hazaba hasigaye inyandiko kuko zo ntizisaza hari inyandiko zizaba ziri hari zimeze nka cya kiganza cyanditse ku rukuta muri Bibiliya zivuga ngo Messi iraganye tu Ronaldo ntiyatwaye byose debye izajya yirangiza nk'aka kanya. So Ronaldo rero ni umuntu bizi neza ko ari kurwana na destiny icyo azasiga icyo ni icyambere cya kabiri cyo nago tukidefanda no kukivuga gusa. Cristiano arabizi ko nyuma y'iki gikombe cy'isi yabahaye igihugu cya Portugal kado izahora ari ibihe byose yabahaye ero batigeze bagira imbere ye ari nacyo abantu bamushimira abahaye World Cup bizaba ari ukuvuga ngo nta kintu na kimwe igihugu cyanjye na kimwe mbagomba. For the gift of a nation ushobora gutekereza ngo bivuze iki? Bivuze yuko Cristiano Ronaldo ibihe byose Portugal izabaho nk'igihugu Liverpool n'ibyisi y'umupira wenda bizagera no kundi nta gihe azigera haboneka undi mukinnyi uzahabwa ikuzo no gusingizwa nka Cristiano Ronaldo. Akeneye kubikora niwe yabikorana intege nke ariko akaba muri abo bantu bazahora iwabo bavuga ngo nta muntu n'umwe yigeze akora ikintu Ronaldo atakoze sofke mu rugo nyine byo mu rugo yamaze no kubye establishing igikombe cy'isi kizaba ari additional ariko banza ubyumve neza kwizigira atwara za UEFA Nations League yatwaye ero ariko banza wumve uribuka muri Bibiliya uribuka ba Ezebio na ba Rui Figo uri kumukompara n'abatari baragize ibyo bakora niyo mpamvu yabahaye ero.